Iyo bavuze ngo umuntu bamufatanye igihanga, dore nibiba Rubavu bafatiye umugabo wari ufashe igihanga cy'inka mu ntoki mu gihe yari ari kumwe n'abandi bagenzi be babiri bari bagiye kucyambutsa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iyi ni inkuru itangaje yasize benshi bibaza byinshi ku mvugo ikunze gukoreshwa igira iti bamufatanye igihanga. Ese koko iyi mvugo isobanuye iki? Ni ryari ikoreshwa kandi isaba abantu bari bagamije iki? Murakaza neza ku Itohoza TV Rwanda, aho tubagezaho amakuru asesenguye neza, tukabagezaho ibisobanuro byimbitse byibazwa na buri wese. Reba aho hasi handitse subscribe ugikore kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Iyi ni inkuru yabereye mu Karere ka Rubavu mu murenge wa Kanama. Ahangaha ni mu kagari ka Mahoko, aha ni mu mudugudu wa Nyamugari. Aha niho hafatiwe umugabo witwa Nawushiragahinda Kigingi uzwi ku izina rya Kanyenamba. Uyu mugabo yafashwe n'irondo ry'umwuga afite igihanga cy'inka mu ntoki. Icyakora ntiyari ari wenyine kuko yari ari kumwe n'abandi bantu babiri bahita bacika inzego z'umutekano ari ry'irondo. Amakuru aturuka ku bari bagize irondo avuga ko aba bantu bari batatu bari bitwaje ibyuma ndetse banafite inyama z'inka bari bamaze kubaga aka kanya. Bari bafite umugambi wo kujyana ibi bice by'iyo nka mu gihugu cya Congo, aho bakeka ko bari bagiye kuzigurisha mu buryo butemewe. Nyuma yo gufatwa, uyu mugabo yemeye kutwereka aho iyi nka bari yajyanye abashinzwe umutekano mu cyayi kiri hafi y'ahitwa Kiribata, aha ni mu murenge wa Nyundo. Aha niho basanze ibisigazwa by'iyo nka harimo n'inyama zari zasigaye ndetse n'ibimenyetso bigaragaza ko iyo nka yabazwe mu buryo bwihuse kandi bw'ibanga rikomeye cyane. Bamwe mu bakekwaho ubujura bari bamaze gutwara 1/2, bigaragaza ko umugambi wabo wari ugeze kure. Nyuma yo gufatwa, uyu mugabo yahise ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Kanama kugira ngo akurikiranwe n'amategeko. Mu muco nyarwanda no mu mvugo zikoreshwa buri munsi, iyo bavuze ngo umuntu bamufatanye igihanga, baba bashaka kuvuga ko yafashwe afite ibimenyetso bifatika by'icyaha yakoze. Ni imvugo ikoreshwa cyane cyane ku byaha by'ubujura, aho umuntu afatanwa ikintu yibye cyangwa ibimenyetso bigaragaza neza ko ari we wabikoze. Muri iyi nkuru, gufatanwa igihanga cy'inka, kimwe mu bimenyetso simusiga bigaragaza ko uwo muntu yari ari mu gikorwa cyo kwiba ndetse no kubaga iyo nka. Ubujura bw'amatungo cyane cyane inka ni icyaha gikomeye mu Rwanda. Inka ifite agaciro gakomeye mu mibereho y'abaturage, haba mu bukungu ndetse no mu muco. Iyo umuntu yafashwe yibye cyangwa yabaze itungo ry'undi, ashobora guhanishwa ibihano bikomeye birimo no gufungwa ndetse agatanga n'izahabu. Byongeye kandi ibikorwa byangiza umutekano w'abaturage kandi bikabangamira ubuhinzi n'ubworozi, ari byo shingiro y'ubukungu mu cyaro. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko hari abajura bagerageza kujyana amatungo cyangwa ibice byayo mu gihugu bituranye n'u Rwanda nka Congo kugira ngo birinde gufatwa cyangwa bagurishe mu buryo bworoshye. Aha niho usanga bashaka inzira z'ubusamo bakambutsa inyama cyangwa ibindi bice by'amatungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi bikagaragaza ko hakenewe kongera imbaraga mu gucunga imipaka no gukumira ibyaha nk'ibi. Abaturage barasabwa gukomeza kugira uruhare mu kurwanya ibyaha, cyane cyane batanga amakuru ku gihe. Irondo ry'umwuga ryagize uruhare mu gufata uyu mugabo, ni urugero rwiza mu bufatanye hagati y'abaturage n'inzego z'umutekano. Iyi ni inkuru itwigisha byinshi, harimo no kumenya neza ibisobanuro by'imvugo dukoresha buri munsi no gusobanukirwa n'uburemere bw'ibyaha bimwe na bimwe. Ese wowe wari usanzwe uzi icyo bamufatanye igihanga bisobanura? Kwandikire igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ntuzibagirwe gukanda kuri subscribe, like ndetse na share kugira ngo ukomeze kubona amakuru agezweho ku Itohoza TV Rwanda. Turabashimiye, turagaruka mu kanya mu yandi makuru.